Bavandimwe nkunda Yesu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya karindwi mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Yesu yongeye kutuganiriza atubwira ati mwebwe murimo kunyumva, ndababwira ndabasaba ibi bikurikira: mukunde abanzi banyu, mukorere ibyiza abantu batabakunda, kandi mugerageze kuvuga neza abantu babahemukira, kandi musengere abantu babakorera ibintu bibi byose. Izo nshinga enye nizo zidufasha kuba koko abantu bafite umutima w'impuhwe nk'uko Data uri mu ijuru afite uwo mutima w'impuhwe. Mu ivanjiri y'uyu munsi niyo itwereka ukuri k'ubuzima bwa gikristu n'umwihariko wabwo. Niba turi abakristu ntidushyire mu bikorwa izo nshinga, ntabwo turagera ku bukristu buhamye. Dufatanye rero tugerageze kugira ngo turebe koko niba dukunda abatwanga, niba dukorera ibyiza abatadukunda, niba tuvuga neza abantu batuvuga nabi, niba kandi tugerageza gusengera abantu badukorera ibintu bibi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo byoroshye, ariko ubukristu nicyo budusaba. Dufatanye rero kugira ngo mu rugendo rwa buri munsi buri wese yumve ko nubwo bwose hari abantu bahemuka, hari abantu bashaka kutubangamira mu buzima bwacu bwa gikristu, Yesu adusezeranya Roho we mutagatifu kugira ngo dukomeze tugaragaze ubwiza n'ukuri ko kuba abakristu no kugenda muri iyi si yacu nyine twerekana isura nziza y'uwo twemeye, Imana umunyampuhwe wigaragaje muri Yesu Kristo umwami wacu. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 6 kuva ku murongo wa 27 kugeza ku wa 38. Duhurire muri iyo vanjiri no kuri za telefone, buri muntu wese ashobora gusangiza mugenzi we icyamushimishije ndetse n'icyo yagerageje gukora kugira ngo nyine iyo vanjiri ijye mu buzima bwe kandi ibuhindure. Nk'uko rero bisanzwe, dukomeze dusabirane kandi tureke koko ivanjiri, ijambo ry'Imana riduhindura ubuzima kandi ridufashe kubaka ubuvandimwe buhamye. Ushobora byose rero nabaha umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.